ujye wibaza impamvu hari abantu batangira business ugahita ubona bagize ibifaranga byinshi, undi muntu agakora business imyaka myinshi ntiyigera abona amafaranga. Uzi ikintu bitandukaniraho ni ubwoko bwa business bakora. Habaho ubundi bwoko butatu bwa business ngubwo tugiye kuganiraho muri iyi video. Ngiye kukwereka uburyo ubwo bwoko butandukanye, uburyo ushobora kubushyira mu bikorwa hano mu Rwanda, kuko bwose ushobora kubukorera icyarimwe urebye neza. Business mu Rwanda nibyo ushaka ko tuganiraho. Tuze kuganira ku bintu abantu bita katango muri business, umuntu abigenza gute kugira ngo abone ngiki kiraka iri soko. Yego, ngibyo tugiye kuganiraho muri iyi video. Rero ndakwinginze niba utarakora subscribe yikore, uze gukanda like kugira ngo iyi video YouTube yi promoting abantu benshi bayibone. Duhure nyuma y'aka kantu. Ngwa ikaze niba ari ubwa mbere wagera hano, nge nitwa Didier Joye. Hano tuganira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'amafaranga na business no kwiteza imbere mu buzima. Ku muntu usanzwe rero video zanjye rero ndagushimiye kuba uri kureba n'iyi ngiyi, biranshimisha rwose. Ikintu cya mbere rero tugiye kuganiraho uyu munsi ni ugukora like, warangiza ukana sharing kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi. Yego, icyo ntabwo ari cyo cya mbere tugiye kuganiraho uyu munsi. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye kuri business, ubwoko butatu bwa business. Ubundi habaho ubwoko butatu bwa business. Business yose wabona iyariyo irabiri muri ubwo bwoko butatu. Noneho ndaza kukubwira ukuntu buri bwoko bufite inyungu bukagira n'igihombo, cyangwa se bya bindi bita pros and cons mu cyongereza. Nukuvuga ngo bufite ibibi byabwo n'ibyiza byabwo. None tuze kureba uburyo ushobora kujya ugenda ukombina ibyo bibi n'ibyiza bya buri bwoko ukagira business iri ku murongo. Ikintu cya mbere nshaka kukubwira ko ukwiriye kwikuramo uyu munsi ni iki ngiki. Niba ari bwo ugitangira business, ntukajye uvuga ngo ntabwo ushobora kubona contrat ya gouvernement, ntukavuge ngo ntabwo wakorana na company nini, ntukavuge ngo ntabwo wabona abakiriya benshi. Oya, ibyo biri mu myumvire yawe. Ibintu byose biba bifite inzira wabinyuzamo ukakora nk'ibyo abantu bafite ibikampani binini bakora, cyangwa niba utanabi uri kubikora 100% nk'ibyo bakora, ugatangira ugerageza kubikora ku buryo nyuma y'imyaka 5 uzaba uri gukora. Uti gute se? Umuntu abakeneye contrat, umuntu abakeneye kugira experience kugira ngo abone contrat. Ibyo nibyo nshaka ko tuganiraho aka kanya. Ubwoko bwa business rero bwo turi buhereho bwa mbere ni ubwoko bwa business umuntu akora ariko ari guhereza umukiriya w'abantu basanzwe, abakiriya umuntu ugura ikintu kimwe, bibiri, bitatu. Yego, ubwo bwoko rero bwa business ni bwiza. Impamvu ndavuga ko ari bwiza n'ubuye nuko ni business irama. Tekereza iyo umuntu akuguriye akakugurira yishimye nk'iyo ucuruza boutique, uramutse ushoboye kujya ushimisha buri mukiriya waje akakuzanira undi, nawe akakuzanira undi, ibaza amabotike wazagira. Rero ibyo bya boutique bitekereza uramutse ufite nka supermarché. Ni business uretse wowe n'abakiriya bawe nta undi muntu ushobora kubivanga hagati. Niyo hashobora kuba ibintu byose bigasenyuka, ukongera ugatangira, abari bakuzi baraza bakakugurira. Ikibi cyabyo rero ni ikintu nanone, kuko ubucuruzi utuntu duke uhereza buri mukiriya, ubona udufaranga duke ku buryo kubona amafaranga menshi byihuse birakuvuna. Iyo niyo business ya mbere, ariko iyo ni nziza rwose. Donc nako kundi bavuga ngo ibibazo bya politike, ngo ibibazo iyo ntago bijya bipfa kuyikora. Bishobora kuyikora ariko mu buryo bworoshye. Donc nta muntu wabuza umuntu ukunda ibintu byawe kuza kubigura. Urugero, itegereze nka Amazon kuko abantu benshi baguriraho. Ni nziza, ntago bivuze ko idafite ibindi ikora turi buze kubireba, ariko ni nziza. Cyangwa utekereze kuri Alibaba cyangwa AliExpress, ndi kuvuga business ziri ku isi yose. Cyangwa se tekereza ibi bya hano hafi, Nyirangarama ni business nziza, kuko iyo utekereje ngo Akarabo iki ntago ya sponsorinze no video, sibyo? Ariko ni business nziza kuko twese tugura kuko dukunze ibyo bintu bye. Ntago ari ukuvuga ngo hari leta yaje ngira kubwira ngo gura. Oya, yubatse ikintu cyiza, twese turagura. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bwa business. Kubutangira rero akenshi nibyo ndumva twese turi kuvuga ngo natangiriye kuri make. Ni ubwo bwoko bwa business umuntu tangira ukora akantu gatoya abantu bakagure gutyo. Ariko ndaza kukwereka uburyo n'ubwo buryo ushobora gukoresha ubundi buryo ndi bukwereke bwa business, ubundi bwoko bwa business, ugahita uzamura ubwo buryo, bigatuma noneho nabwo bubona amafaranga vuba. Ubwoko bwa kabiri bwa business rero n'ubuye ni uburyo business ukora business ariko ukaba ucuruza service cyangwa produit nanone uha izindi business. Kukiri ubwo buryo ari bwiza. Burya umuntu umwe ashobora kugura ikintu cy'igihumbi, ariko business niba umuntu umwe yaguze cy'igihumbi ishobora kugura cy'ibihumbi 10.
uti gute? Ni ukuvuga ngo iyo have produit cyangwa service business, kuko business iba irimo abantu benshi, icyo gihe bakwishyura amafaranga menshi icyarimwe. Reka nguhe urugero. Tekereza uramutse ufite business yo gucuruza icyayi cyangwa se amazi ukayacuruza kuri banki gusa, ku buryo banki imwe ariyo mukiriya wawe. Ibaze noneho uramutse ufite n'iduka wirirwa uhagazemo gutyo utegereje ko abantu bagura amazi, niyo wabona amafaranga vuba. So ariko kubyumva se, uramutse ubonye banki imwe yemera ko uzajya uzanira abakozi bayo amazi, ni ukuvuga ngo ku kwezi wajya ufite amakarito y'amazi ugomba kurangura ukaza ukayacuruza. Urumva ko uramutse ubonye n'iyo kontra, uri kubyumva, utanafite amafaranga kugenda ukaka inguzanyo kuko ufite kontra, ufite umuntu uzakwishyura, ugahita ushyira mu bucuruzi bwawe biroroshye. Bizantwaye no kugenda ukarangura ikintu utazi ko abantu bazakigura. Urumva impamvu gucuruza kuri business ari byiza. Gusa nanone nabyo bifite ibibi, kuko uri gucuruza kuri business ushobora kubura amakontra, sibyo? Ubuze kontra wahagarara. Ariko iyo ufite iduka ryawe niyo wakirirwa uhagazemo gutya abantu batambuka bakaribona. Urumva rero ni byiza, ariko nanone uramutse ubyubatse ukanubaka uburyo ucuruza kuri buri muntu ku giti cye ni byiza. Wumvise rero ukuntu umuntu yabikora? Navuze ngo ushobora kugenda ugashaka kontra. Uramutse ushoboye kuba wubatse brand, business yawe nyine igaragara nk'ari business nziza. Hari ikintu mu bundi mu cyongereza bita ngo fake it till you make it. Ushobora gutangira business yawe yigaragaza nk'ari nini, ufite wowe niba ugiye gushaka deal ugenda wambaye neza, ufite company profile ivuga ibintu ukora neza, website nziza isa neza, niba banaza no kugusura uko rero ukaba ufite aka office niba wicara mu rumwe ariko kakaba ari keza. Utariko akenshi gukorana business n'indi business bakenera ko ubu ufite iki experience rero yikura he. No kuvuga ngo business zose ziri gucuruza ntago wabura umuntu w'inshuti cyangwa undi muntu ufite company ubona hari utudiru duto yadashobora gufata, yirengagiza utwo tutamwungukira. Ushobora kugenda ukamubwira niba afite imyaka 20 yarakoze, ukamubwira uti twagiye dukora joint venture. No kuvuga ngo niba nge mbonye isoko nkaba navuze ko mfatanyije nawe kandi wowe ukaba ufite experience, nge nshobora gukomeza ngakora isoko nkaguhamo pourcentage 20 kangahe kwijana kuko nakoresheje company yawe. Urumva no mu gihe uri kuyikoresha wowe uri kunguka experience. Numva ari imyaka 4 uri gukoresha iyo nguwo cyangwa ni soko rimwe ri guhesha irindi. Uri kubyumva? Nuko nguko iyo ngiyo uyitangira. Donc niba uri gutangira business ukaba ufite amafaranga makeya, witekereza kuzacuruza ku muntu umwe ku giti cyo ukabona amafaranga. Tekereza uburyo ushobora gukora business icuruza ku yindi business. Niba uri umufotographe, niba uri freelance wenda graphic designer, abantu bakora ibintu bya graphic design, niba uri umuntu ukora translation, ikintu cyose gisaba soft skills, witekereza kuzategereza ngo umuntu ufite ubukwe ngo umufotorere. Tekereza business, utekereza uburyo ushobora guhita wataka business, utangira uhiga ayo makontra. Niba udafite experience ushaka undi muntu mufatanya, uri kubona ko utwo ngutwa ari utuntu dutoya utatwibanda wowe utujyemo udukoretse basuri kuguha experience yo kuzabona ibiraka binini. Niba ufite igishoro gito, inama nakugira uri kuyumva, hera ku kwataka business kuruta ku kwataka abantu ku giti cyabo. Gusa wumvise icyo bisaba kugenda ukeye nyine uri smart, kuko muri business bakora ikintu tubita ngo babyita gute, due diligence, ntabwo nivuga ukuntu babyita, ariko bitegereza company nyine bashaka guha akazi, bashaka guha contrat bakayireba neza. Ibaze icyizero cyabyo ubonye contrat 2-3 niyo zaba atari nini, ziba ziri kugenda zikubaka, ushobora kubona izindi gahoro gahoro. Noneho akaba ari gushobora no gushyiramo kwa kundi gukorera abantu, kuko nakubwiye gukorera abantu ni byiza, buri muntu ku giti cye ni byiza pe. Gukorera abantu baciriritse ni byiza kuko bizana udufaranga twa buri kanya twa buri munsi, ariko kugira ngo utere imbere vuba nakubwiye ngo jya ureba business. Reka nguru urundi rugero. Uri kwibaza ngo none se nk'ubu ngubu ndamutse mfite alimentation ni gute natagatinga gukorana na business? Ni ibintu byiza. Niba ufite alimentation imaze imyaka 3 uri kubyumva ikora, urumva ufite company imaze igihe iri gukora, tekereza ngo ujye muri tenda urebe, hari ama website umuntu ashobora gushakira amasoko, urebe business zikeneye iki kijyanye n'ibyo ucuruza. Ushobora gusanga hari business zikeneye ibintu ucuruza. Ndatanga urugero rwo kugemura amazi. Muri banke abakozi bose niba banywa amazi tuvuga ari banke yabaguriye bayakura he? Yego ushobora gusanga abantu bakeneye izo service, ariko wowe ukaba wirirwa wicaye aho utazi ko ushobora kuzibaha, bagahita baguhera contrat nini icyarimwe ukajya ubonera amafaranga icyarimwe. Ibyo rero bitekerezeho. Ushobora kuba uri umukanishi, sibyo? Urakanika, ufite garage ariko ukorera buri muntu uje,
ariko hari ibigo bishobora kuba bifite imodoka, bishobora kuba bikenera abakanishi buri gihe bidafite aho ngaho. Genda ubegere mukorane, wiga gushaka amasoko ya business cyane. Yego ni byiza kubaka ya business abakiriya baza, ariko shaka ibigo mukorana, ibigo bizana amafaranga vuba. Ikindi rero kinakaze kuruta ibindi byose ni gukora business uyihereza guverinoma. Guverinoma rero nicyo kintu gikaze burya mu bintu byose. Ndabikubwira gute? Guverinoma niyo nyira amafaranga, ntago ariyo nyira amafaranga 100% kuko Central Bank cyangwa banki nkuru y'igihugu niyo nyira amafaranga, ariko nayo ni ya leta, sibyo se? Yego, kuko aribo banyira amafaranga rero nibo bantu bagira contrat ziryoshye. Rero aho mvugira ngo ziryoshye gute? Burya nuko abantu benshi batabizi, muri leta batanga amasoko, ariko bagira n'udusoko dutoya amakampani manini adashobora kujyamo. Tuvuga urugero, muri leta bashobora kuba hari nk'abantu batanga isoko ry'ibihumbi 500, amafaranga 500 buri kwezi, wenda ari konti zamara umwaka yose 500 600. Uri kubyumva? Ayo mafaranga ntago kampani imeze imyaka myinshi yibuka ko ari ngombwa kujya kuyakorera. Aho rero ni utangirira, niba nkanye ngitangira gukora akazi bisanzwe, nakoreraga abantu bikorera ku giti cyabo, ugasanga umuntu ni umusore nibwo agitangira, ariko aragenda agakora mu masoko y'ibihumbi 500 400, yiteranya, ugasanga ku kwezi yinjiza 2 miliyoni. Kugira business rero yinjiza 2 miliyoni, nta na office ugira ukorera mu rugo, ukajyana abantu mugakora maintenance ya computer n'ibiki, ibyo ni ibintu byiza. Gusa abantu benshi nyine babijyamo. Shaka uburyo ureba amasoko ya leta, habaho website zigira amasoko ya leta, ariko habaho udusoko dutoya ubona nawe ushobora kujyamo. Uri gukunda kubyo ushobora kujyamo niba udafite experience. Reba kampani nini ubasabe, niba ari umuntu w'inshuti yawe cyangwa ugende urebe ukuntu wabasaba. Upfa kuba nawe wemera ko uzakora ibintu neza utazasibya izina ryawe. Mukora ikintu ni bita joint venture, mufatanye, niba mumara gufatanya mufata isoko nini muri kore. Uribuka inyungu uzabona uko muri gufatanya, ushobora kuba percentage ku mafaranga yawe, ari inshuti yawe ashobora kugufasha ukazamuka. Nubwo akenshi abantu benshi batabikora, nta muntu ukunda gutanga ikintu ku buntu, ariko ashobora kugufasha ukazamuka. Ya experience uri kugenda igira izatuma nawe ukora amasoko manini. Tubonye iki rero? Gusa ntabwo mubwiye ikibi cya business kuri guverinoma. Impamvu dagomba kuguma muri business kuri guverinoma gusa nuko guverinoma ni politique, kandi politique ni ibintu bihinduka. Ushobora gukora ikosa rimwe bakagukatira imyaka, bakakubwira ngo ntiwemerewe gukora business na guverinoma imyaka iyi. Urumva uzaba uhuye n'ibibazo ntabwo uzigera ukora. Ni byiza rero kujya ureba niba ukorana na guverinoma uburyo ushobora gukorana na business, ukanagaruka ugakorana n'abantu. Kubaka business imeze gutyo ni byiza. Nawe uzi ndi kuguha urugero rwa business zimeze gutyo ariko ahandi ku isi. Amazon niba ihari ibifite partnership cyangwa se amakontra ya guverinoma ya Amerika ikora, ikaba ifite ibintu twese dushobora kugura kuri internet, ikaba ifite ibindi by'ibigo igurisha. Gerageza rero ugende wubaka business muri ubwo buryo. Yego bitwara igihe kinini, bishobora gutwara imyaka 20 10 n'inga, ariko tangira ubyubaka gutyo. Rero niba ufite igishoro gito uri bukicyo nakubwiye, gerageza ukore brand yawe ibigaragara neza, uhere kuko approach business, nurangiza urebe niba ushobora gukorana deal na guverinoma, ariko nanone wibuke kubaka business ntoya cyangwa se kubaka business uha abantu basanzwe. Abantu basanzwe bubaka business imara igihe irama. Umuntu yatashye abwira umwana we, abwira mama we, abwira nde, aba bantu rero basanzwe twebwe business ngiye nagura ikintu izana udufaranga duke ariko duhoraho. Niba nayo yifite, ariko tekereza uburyo wajya uhereza service guverinoma cyangwa ukayihereza abikorera ku giti cyabo ama business manini. Nkubwira iki rero, ushobora gukanda kuri iyi video ukayireba nayo, cyangwa se ugakanda ugakora subscribe, ukibuka no gukanda like kugira ngo iyi video yigera ku bantu benshi. Sasa rero tubonane muri video ikurikira. Bye bye, ciao ciao.